Imana irimo iravuga ko ari umwaka mwiza utazamera nk'uyu tuvuyemo. Umwaka w'uburumbuke w'umweru. Tuvuye mu mwaka ukomeye, tuvuye mu mwaka urimo inzara, tuvuye mu mwaka urimo ibiciro byihanitse bijya hejuru, tuvuye mu mwaka umuntu kugira ngo arangize ukwezi yabaga yiyushya kuya, ariko Uwiteka arimo aravuga ngo muhumure kuko umwaka utaha uyu dutangiye nako uyu mwaka nako uyu mwaka ubura amasegonda ni umwaka ugiye korohera buri muntu wese. Imana iragusaba ikintu kimwe, kugira umubano wihariye nayo, nk'uko umugore n'umugabo bagira umubano wabo wihariye. Wanyemereye kugiye kugirana na Yesu isezerano rishya. Shana ugirana nawe isezerano rishya, uzaba umutwe ntabwo uzaba umurizo. Njyewe no kugira ngo nzi Kigali, naje Kigali kubera mama kunkubita, abo mu muryango barabizi, ambuza gusenga. Iyo mvuga umubano wihariye y'umuntu n'Imana, ayo marira nariraga nta wundi muntu wari kuyankiza, nta wundi muntu wari kuyampanagura. Ariko Yesu, njye n'umugabo twananiwe, n'ababyeyi bananiwe, n'abashumba bananiwe, nariherereye ndamwinginga, yemera kunyumvira. Umubano wanjye na Yesu n'uwanjye nawe. Fata Bibiliya twihute tujye mu ijambo ry'Imana. Ariko tutarajya mu ijambo ry'Imana, ndabashoje mu izina rya Yesu. Murimo muranyumva cyangwa nasaraye ku buryo mutanyumva? Muranyumva? Haleluya. Ndabashuhuje rero, mbifurije umwaka mushya muhire. Turabura iminota mike cyane, nanjye ngiye kuyivugamo ijambo ry'Imana. Niturangiza tukakubwira ngo umwaka urageze, ntusohoke ngo wiruke, ubanze upfukame. Kera nyiri umwana, iyo mubyara aho twakuriye bajyaga bavuga ngo ikintu utangiranye umwaka ukora nicyo usozanye umwaka ukora. Abaturage nabonaga bajya mu mirima bakunda guhinga akagenda agatera nk'umwumbati umwe cyangwa agatabira nk'iyagira imwe ry'ibijumba, ngo umwaka uzarangira agira ate ahinga, cyangwa akagenda akagira icyo asarura akakizana. Noneho abatunzi hari icyo yakoraga mu nka akazijyamo kanya gato kugira ngo azasoza ngo umwaka ari mu nka ze. Amen. Ariko tw'abana b'Imana si uko bimeze. Umwaka tuwutangirira mu nzu y'Imana, tukabanza tukayiterera ivi ku itariki ya mbere, ku isegonda ya mbere. Haleluya. Dutangira umwaka nuko tukazasoza umwaka ubuntu bw'Imana buturiho. Amen. Haleluya. Ariko se ikibazo ubundi gihari ni iki? Ntacyo. Mumeze neza? Amen. Haleluya. Mufite ibyishimo se ko tugiye gutangira umwaka mushyashya kandi turi mu nzu y'Imana? Irutya duha Imana icyubahiro. Abashumba tubana mu murimo w'Imana, Imana ibaha umugisha. Katwihute tujye mu ijambo ry'Imana. Hari ijambo Imana yampaye icyumweru cyashize, numva ndishimye, nari ndimo mbwira Imana, ese Mana uyu mwaka bimeze bite? Ijambo cye nzabwira abantu sashimwe. Ariko hari amagambo Imana yampaye mu cyumweru kiriya cyashize, mpamanya neza n'umutima wanjye n'umwuka wera w'Imana yuko ari ijambo ry'uyu munsi. Amen. Haleluya. Sashimwe. Ni ijambo nise kugira umubano wihariye n'Imana. Umubano wawe wihariye n'Imana yawe, icyo kintu Imana igushakaho. Kandi umwaka twinjiyemo ni umwaka mwiza. Haleluya. Ni umwaka uzaba mwiza mu buhanuzi bwose abantu Imana bose yagiye ivugana nabo no kugeza kuri njyewe. Imana irimo iravuga ko ari umwaka mwiza utazamera nk'uyu tuvuyemo.
umwaka w'uburumbuke w'umweru. Tuvuye mu mwaka ukomeye, tuvuye mu mwaka urimo inzara, tuvuye mu mwaka urimo ibiciro byihanitse bijya hejuru, tuvuye mu mwaka umuntu kugira ngo arangize ukwezi yabaga yiyushya kuya, ariko Uwiteka arimo aravuga ngo muhumure kuko umwaka utaha uyu dutangiye nako uyu mwaka nako uyu mwaka ubura amasegonda ni umwaka ugiye korohera buri muntu wese, ni umwaka ugiye kuba mwiza. Haleluya! Ni umwaka ugiye kugiriramo ibyishimo, ni umwaka ugiye kuriramo ibiryo ntibizabure, ni umwaka tugiye kuzaguramo ibibanza, ni umwaka tugiye kuzubakamo amazu, ni umwaka tugiye kuzava mu bushomeri, ni umwaka wo gutera imbere muri make, ni umwaka w'uburumbuke, ni umwaka w'uburumbuke tugiyemo, ntawe uzawusonzeramo. Haleluya! Ntawe uzawusonzeramo, ntawe uzawukenamo. Niko Uwiteka avuga. Ese ashimwe. Rero nubwo Imana yawuteguye ari uko uteye, Imana iragusaba ikintu kimwe, kugira umubano wihariye nayo, utawuvanzemo umuryango wawe, utawuvanzemo abo musengana, utawuvanzemo abakorari, umubano wawe wihariye, nk'uko umugore n'umugabo bagira umubano wabo wihariye. Murabeshya murabeshya. N'abagabo nabo Yesu yarabakoye. Umuntu ukobwa se abariye ntaba ari umugeni. Haleluya! None se abagabo ntimuri abageni ba Kristo? Ese ashimwe. Rero nk'uko umugabo n'umugore bagira umubano wabo wihariye, buri icyumba cy'umugore n'umugabo ni umubano wabo wihariye. Iyo utangiye no kuza ukikubitamo uba uri kazitereyemo. Ngo runaka ngo ni inshuti yanjye, ngo no mu cyumba cy'ingerayo, uri kazitereyemo ushaka, cyangwa se uri rwivanga. Icyumba cy'umugore n'umugabo ni icyumba cyabo cy'umubano wabo wihariye. N'abana akizamo akabanza akagira ate? Mami inze yego cyangwa no, dadi inze cyangwa oya, niki sha iki niki ubundi bakakiguhera ku muryango ukagira ute? Ugacaho. Kandi no mu buzima bwabo n'imishinga yabo n'ibipangu yabo ntabwo ukwiye kwishyiramo undi muntu. Haleluya! Uko nguko rero niko Yesu ashaka kukwiharira wenyine. 2023 ukagira umubano wihariye nawe. Gira utya duha Imana icyubahiro. Bangahe se bagiye kubishobora? Ukaba ugiye kugira umubano wihariye na Yesu, uri bumuhigira umuhigo, uri buze kubimuhigira umuhigo, umubwira ngo Yesu kuri iyi tariki ya mbere, kuri iyi segonda ya mbere, bitaragera n'umunota, nguhigiye umuhigo kugiye kunyiharira wowe wenyine. Cyangwa azagufatanya n'umupfumu, azagufatanya harya umuririmbyi aririmbira umugore we, amuririmbira aramubwira ngo ko atamwumva, amuririmbira aramubwira ngo cyangwa ni Kaberuka wagize ati wamwimye amatwi ngo niba ari ariko nzakugurira, nako reka nkugurire. Njyewe nkunda umugabo ntacyo amaye, nkunda umugore ntacyo amaye, njyewe ndakugurira ni ukuri kwa Yesu. Niba ari Kaberuka wamwimye amatwi ariko ukagira umubano wihariye na Yesu, Yesu arashaka kukwiharira atagufatanyije na Kaberuka. Gira utya duhe Yesu icyubahiro.
Yesu buriya niba ari umuntu ufuha, Yesu arafuha sha, kandi abikomora kuri se. Kabineti yose y'ijuru ni abafushi bo ku rwego rwo hejuru. Ubu wasanga twarahaduhendahenda, mwumvaga kuri ikirere kibuditse. Twebwe guhera ku wa gatatu twarahanga haburagaho gatoya ngo ibi bikuta bigwa. Hari imbaraga z'Imana zidasanzwe. Umuntu yinjiraga aribwo akitangira kuza gusenga, agatangira kuvuga mu ndimi nshya. Ariko wasanga mu bantu bateraniye hanga hatabuze umwe wari urimo uduteza ishuheri, umwe gusa. Kuko Imana irafuha bya hatari. Yarivugiye abwira Abisirayeli ati ngiye kubatwara mageze mu gihugu cy'amasezerano. Bati yego. Nimumara kuba mu mazu meza mutanarushye mwubaka, mukabona muyagiyemo muraryama. Bati mugasanga imirima yeze. Abisirayeli bapfuye kugera i Kanani, batangiye basarura imirima batahinze. Aravuga ati ariko muzirinde ntimuzakorera imana zabo bene igihugu bakoreraga. Muzirinde ntimuzagira indi mana mupfukamira itari njyewe, kuko nimubikora ndi Imana ifuha ibateguza kare. Ndi Imana ifuha mora abana gukiranirwa kwa base no kwa banyina, nkageza kubuzukuru babo n'abuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga bose nitayeho ngo nibo bakoze icyaha. Haleluya. Uwiteka rero arafuha murokore. Niba ugiye kugirana na Yesu isezerano ry'uko agiye kukwiharira, uzareba ibyo agiye kugukorera muri 2023. Buri kintu cyose wanditse haba ku mutima wawe cyangwa ku rupapuro ushaka ko Yesu akigukorera, ndakeka ko utaje ahangaha, waje ahangaha ufite lisiti y'ibintu ushaka ko Imana ikora. Nuko dukora, nurangiza ubipfukameho umwaka ugize utangiye, nurangiza turafata umwanya wo gusenga ubyatureho, Imana igiye kubisohoza. Haleluya. Ihute usomere. Ariko iminota kuntu irimo kwiruka iragira ngo dusoze umwaka koko. Ibintu iminota irimo kunkorera hano. Irukanka udusomere icyanditswe. Ibyahishuwe 3:7. Byahishuwe na Yohana ibice 3:7. Uwandikire marayika w'itorero ry'i Filadefiya uti uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Ego. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe, dore nshize imbere yawe urugi rukinguye. Bangahe babona Yesu abashyira imbere urugi, umva uko akubwira. Iri ni ijambo Imana yampaye ryo kukubwira muri uyu mwaka. Dore Uwiteka ashyize imbere yawe urugi rukinguye. Ni ububasha bwawe, ni uguhitamo kwawe kurwinjiramo cyangwa ukabyanga. Ariko Uwiteka we agushyize imbere urugi rukinguye. Kandi ntawe ubasha kurukinga, kandi ntawe uzabasha kurugukingira, kuko ufite imbaraga nke. Nubwo ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye. Ariko witondera ijambo ry'Imana, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani. Imana iguhaye ububasha ku bakozi ba Satani, biyita Abayuda, biyita abarokore, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Imana igiye kubasukaho umwuka torero ry'Imana ryo kumenya abahanuzi b'ibinyoma no kurobanura imyuka. Haleluya. Amen. Komeza. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe. Uzabona abantu baza kubikubita imbere babasaba imbabazi, ababakomerekeje, ababakoreye amakosa, ababanze nta mpamvu. Muri uyu mwaka twinjiyemo ugiye kubona babikubita imbere, bamenye yuko nagukunze. Kandi kizabazana n'Uwiteka uzabahata mu mitima yabo babyumve. Icumu ribacumite yuko bakoze ku mukundwa wa Yesu. Uri umukundwa w'Imana, bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza. Amen. Haleluya. Amen. Kuko witondeye ijambo ry'Imana,
Uwiteka nawe azakurinda igihe cyo kugerageza. Azakurinda kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Nushaka wirekerera cyangwa hari irindi sezerano? Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ninde wakira ubuhanuzi? Imana igiye kukurinda 2023. Ibigeragezo bigiye kwaduka mu isi, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ntabwo ari muri East Africa gusa, ntabwo ari muri Afurika gusa. Ibigeragezo uko bukeye n'uko bwije, indwara zitavura uko bukeye n'uko bwije zirarushaho kwaduka. Ariko Uwiteka aguhaye isezerano, wa muntu we wicaye muri iri teraniro uyu munsi, ngo Uwiteka agiye kukurinda igihe kigiye kuzabaho cyo kugerageza abari mu isi. Ariko aragusaba ngo komeza ijambo ry'Imana wahawe, komeza ubuhanuzi wahawe, komeza gusenga wahawe, komeza uhagarare mu mwanya wabagamo, hatagira umuntu uzagutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana. Ayiwe data we, ariko uragira ngo nibyo gusa? Uzihanganira ibigeragezo, ugume mu birindiro, ugirane isezerano na Yesu, umuharire umutima wawe, ugire umubano wihariye nawe gusa, uviremo aho. Umva isezerano yaduhaye ngo guki? Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye. Ubushize nigeze kwigisha ku nkingi. Unesha ibyo bintu byose akagendana nanjye muri uyu mwaka, niko Uwiteka avuga, azaguhindura inkingi mu rusengero rw'Imana. Ntabwo ari hano ku isi gusa, nitugera no mu bwami bw'ijuru uzaba uri inkingi. Amen. Kandi ntazasohoka ukundi, nanjye nzamwandika izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye. Erega twebwe buriya ntabwo dukorera bwerere, ari rwo Yerusalemu. Umva Yesu ibyo adusezeranye, nitumukiranukira tukareka ibyaha, tukareka umudendezo uri aha hanze, gukora ku byashinganywe, tukabana nawe, tukaba abakunzi be, nitugera mu ijuru ibi bintu byose, haleluya, azatwandikaho izina rishya ritazwi n'umuntu uwo ari we wese, ngo kereka urihawe gusa. Ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana. Irekerera aho ngaho, ubuhanuzi bwacu twabwakiriye. Ihute vuba usomera irindi jambo riri muri Samweli wa 2. Mana ishimwe, ugiye kugira umubano wihariye n'Imana, urumva ubyiteguye? Ndakwinginze, niba ari Kabera ukamwime amatwi. Imana yacu ni Imana ifuha, ntabwo ushobora kuyibangikanya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ngo uvuge ngo uzagendana nayo mu mwaka wose urangiza. Ntibibaho. Kandi abatari bwumva aya magambo, abatari buyakurikize, abatari buyahagararemo, hari abagiye gusiga Yesu muri 2022. Baheruka ubwo ngubwo, baheruke kuzura umwuka ubwo, baheruke guterana ubwo, nimutagirana isezerano n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Maze igihe nsoma inkuru za Dawidi, akora ku mutima wanjye. Niwe muntu wenyine mu bushakashatsi nakoze, uretse na Samweli, wakoreye Imana neza, akabana n'Imana neza. Niwe wenyine Bibiliya ivuga ngo mu gihe cyo kubaho kwe akorera Imana, nta jambo rye na rimwe Imana yemeye ko rigwa hasi. Samweli. Undi muntu wa kabiri wari ufite umubano wihariye n'Imana ni Dawidi. Yabyigishijeho kwa 4. Umubano wihariye n'Imana urakenewe ku mukristo. Iyo turimo twubaka umubano wihariye n'Imana yacu, ntabwo tubizenamo abagabo bacu. Wari wasoma inkuru ziri mu Itangiriro ibice 22. Umubano wihariye umugabo Abrahamu yari afitanye n'Imana. Imana nibwo yamusanze iramubwira ngo jya kuntambira umwana wawe. None bananga barokore ba ino rugezigeze, barokore bafite shaho rugezigeze. Bintu byo gukorera Imana, ninde wababwiye ko mugenda mushoreranye nka zagashwa?
muntu wakubwiye ko gukorera Imana abantu bashorera ngo kuko ari sheri wanjye. Uyu munsi turajya gusenga numva ntabirimo nanjye kambivemo. Pastor yateguye amasengesho y'iminsi 21 none se sheri urayakora? Urabyumva ute wowe? Tuyakore. Numva ntabirimo zafa mfite akazi kenshi nanjye ndabiretse. Ntabwo umubano wihariye ndimo kuvuga ntabwo ari uwa sheri na shushu, ibintu bibasaba kugira ngo Imana nijya kubavugisha ibavugishe bombi icyarimwe. Ukuri ibyo bintu barababeshya mugakiza ibyo bintu nibiri. Nemera yuko umugore n'umugabo buzuzanye, nemera yuko bajya inama ku kintu bagiye gukora cy'umushinga, ariko kubijyanye n'ubusabane n'Imana kuko hari bamwe muri Bibiliya dusoma byakozeho, byagizeho ingaruka. Gira utya duha Imana icyubahiro. Murabaza abo bantu, uwitwa Safira na Ananiya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bingahe? 5 ngirago. Baratanze bajya inama, sheri dutange. Intumwa zaratangaga cyane ngo ntawagiraga ubwiko ku kintu cye, icyo babaga bafite barakizanaga bakagisanya. Noneho bajya inama, Petero arimo kubwiriza nk'uko mbwiriza Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Petero arihandagaza arabwiriza abantu buzura umwuka wera. Ananiya abwira Safira amubwira ati dutange. Tanze iki? Petero pasiteri twebwe n'umuryango wanjye bakoranaho bari dutanze ikibanza, iyi sambu muzayigurisha ikora umurimo w'Imana. Barangije mu gihe Petero atarabijyamo ngo abisohoze, ariko nibo bagombaga no kukigurisha. Baragenda barakigurisha, bagiye kubona babona babahaye ibifaranga byinshi, babahaye amafaranga menshi, ngo baribwira bati aya mafaranga yose tuyafate tuyahe intumwa, ngo bajye inama mu cyumba aho abandi bantu bose batari bari n'abana batari, ngo bagabanyaho. Barangije bashyira mu cyumba bazana igice. Izo nkuru sinzisoma twakerewe. Barangije kuzana igice barakizana ku cyumweru, bakizanira pasiteri Petero umugabo wabanaga n'Imana cyane, ngo bagitungure bazanye amafaranga. Petero aba yabibonye kare batarava n'iwabo, uko bayasiga munsi y'amatera aba yabibonye. Batangiye aravuga ati aya niyo mafaranga mwagurishije isambu, igihe mwari muyifite se ntiyari iyanyu, mujya kuyitanga se twarababwiye ngo mutange? Ntabwo ari njye mubeshe umwuka wera. Umugabo atangazwa nuko pasiteri yabibonye kandi ari ibintu byabaye mu ibanga. Yagize stroke y'ubwonko, yitura hasi ako kanya arapfa. Umugore yari yasigaye, ngira ngo yabanje kuri busheri cyangwa kuri salo. Dore ko zizadukoraho nazo z'igitondo. Sinzi ahantu yabanje, arakerererwa kwa gukerererwa kw'abagore. Umugabo yahageze kare mu gitondo, yapfuye. Bagiye no gushyingura, umugore yinjiye saa 5, aza yinyonga akubita gakondo abadekoni baramwicaza neza. Bamaze kumwicaza, Petero aramurembuza, iteraniro ritanye. None se madava yo hari ko Petero nawe yari yarariye amavubi. Amen. Amafaranga mwatanze nayo ngayo niyo koko mwagurishije mu kibanza. Ego pastor, ibintu by'Imana icyo nshaka kuvuga ntabwo ari ibintu bisaba kumvikanaho. Umuntu yashatse kwinjira mu mubano wawe wihariye n'Imana, rimwe na rimwe iyo ubona atari byiza urabyanga. Umubano reka mbabwire, njyewe nashatse umugabo wanjye mfite imyaka 20, andusha imyaka myinshi. Yansanze mu rusengero ndi umuririmbyi. Umugabo wanjye nawe araza joininga korali, ariko njye ndi umuyobozi. Urabyumva ko nari umuyobozi wa korali.
amen. Yesu ashimwe. Byamugora rero njyewe no kugira ngo nzi Kigali. Naje Kigali kubera mama kunkubita, abo mu muryango barabizi, ambuza gusenga. Naje Kigali 95 mu mpera mu kwa 12 ndi umwana muto, mama arankubita kubera nagiye kurepeta, kubera nabatizwa atabishaka, kubera ashaka ko nguma muri kiliziya. Ndanga ndakizwa, arankubita ndara mu rusengero icyumweru, nasubira yagafata umuhoro akanjugutira, agafata barumuna banjye akabashyira mu nzu, ataba nibo bana banjye, wowe genda naragutuye. Twagiraga abapasiteri 3 nkuko ubona abapasiteri umwe yungiriza twari 3. Abapasiteri avuga naguhaye Didasi na Karuranga na Sibomana, wowe naragutuye mu rusengero genda. Ndaza nkubitana n'ubuzima kuva icyo gihe kurinda ngeze imyaka ingana nza guhura n'uyu mugabo. Ubwo urumva ibyo bintu byatumye mama nankubita, akanca no mu rugo akashaka kuba inkoropa mu bikanga. Uyu mugabo yaba inkoropa mu bigakunda, ntabwo byashoboka. Aburahamu Imana yaramusanze mu bice 22. Ndavuga umubano wihariye umuntu n'Imana. Iramubwira ngo ntambira umwana wawe Isaka. Isaka uzi imyaka bari bamutegereje, bahereye mu bwana baragumba, babura urubyaro, barakura bageze imyaka 90. Aburahamu ageze 100, barasaza barazeheka. Aburahamu agera hata Sara, aragenda afata umuboyi umuyaye amubyaraho umwana ngo nibura bagira akana mu rugo. Imana irangira ababwira ngo birukana abo ngabo ntabwo zabaguhera mu mugisha. Aburahamu ararira aravuga ati Ishimayeli mubonye shaje, none nawe Mana mwirukane. Imana iravuga iti mwirukane kuko siwe uzaragwa ibyawe, nta nubwo ari umwana w'isezerano, nzaguha umwana. Akana bakabona mu zabukuru, umwana agejeje imyaka 12, umwana utuma umwana abakera basenyaga bakavoma. Aramubwira ngo Aburahamu, Aburahamu, Sara adahari, watwita amezi 9. Aramubwira ati fata umwana wawe ukunda Isaka ujye kumuntambira ku musozi Moriya. Aburahamu yaza gukora ikosa ryo guhamagara Sara, bakajya mu cyumba, akamubwira ngo rero Sara mugore wanjye, nubwo dushaje, aka kana Imana yaduhaye yambwiye ngo njye kugatambaho igitambo. Muzi ukuntu batambaga ibitambo? Gutera amashiga, kuzana inkwi, fata igitambo niba ari ihene cyangwa intama, shyira hejuru y'inkwi n'amashiga, fata ikibiriti n'ibyatsi, fata icyuma ucinje ijosi, nurangiza utwike, umwotsi uzamuke, ubere Uwiteka umubavu uhumura neza. Nibyo Uwiteka yari yasabye Aburahamu. Nimvuga rero umubano w'umuntu wihariye n'Imana, byumve neza, byumve neza, ukurura iyo shusho, ugenda usoma Itangiriro 22 wumve iyo nkuru. Iyo nza kuba telefoni ziriho icyo gihe, Sara agahamagara Aburahamu uri hehe, akamubwira ngo njyanye Isaka ku musozi wa Moriya kumutamba. Sara aba yarahise ahamagara Ribu, bakamusanga ataragera kuri uwo musozi, bakamwambika amapingu. Kuko ibyo ku mubyeyi w'umugore ibyo sinzi ko wabimbwiye. Noneho njye wamaze 5 gusa, nzi icyo bivuze kubura umwana. Sara yaranze agatwita amezi 9. Bibiliya iravuga ngo nta nubwo yari akijya mu mihango y'abagore, amabere yarabaye ubusogisi. Amaze kubyara Isaka araturika, araseka, arebye uruhinja ruri aho ngaho, abonye yonsa, yavuze aya magambo ngo Imana iransekeje, ntuzabyumva azasekane nanjye. Nk'ubu ninde wari kubwira Aburahamu nkanjye Sara wavuye mu buzima bwa kigore nkahinduka nyiragakecuru ko namubyarira umwana ashaje? Komera Yesu amashyi. Ndavuga umubano wihariye umuntu n'Imana agira. Mudukureho urugezigezi n'akajyanja. Ngiye kucyerekeranya umubano wanjye n'Imana, my dear. Ndatama nkarya amavubi. Yewe nzi aho Yesu yansanze, yewe nzi ibyo Yesu yankoreye. Umugabo wanjye yari atangiye kumbwira nkayirukana kuntu yabwiraga Hana yamubonaga arira akamubwira ngo ariko mugore mwiza, sinkurutira abana b'abahungu 7,
nkubikikuriza niki? Umugabo wanjye umunsi wigeze kumbwira ngo ariko me ntabwo urumva abantu babingumba bakarinda basaza, ubu si bana itaduhaye umwana nazaza ngasanga wimanitse mu mugozi. Niki wabuze gituma warashikoye gutya? Shikora ntukirya ntukinywa warapfuye nabi. Niki gituma umerwe? Amen. Haleluya, 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 haleluya. Ariko uyu mugore Hana yarazi icyo ashaka. Iyo mvuga umubano wihariye y'umuntu n'Imana, ayo marira nariraga nta wundi muntu wari kuyankiza, nta wundi muntu wari kuyampanagura. Ariko Yesu, njye n'umugabo twananiwe, n'ababyeyi bananiwe, n'abashumba bananiwe, nariherereye ndamwinginga, yemera kunyumvira. Umubano wanjye nawe atasiyo, ntabwo Gasaro yawinjiramo. Umubano wanjye nawe ntabwo urimo Promise. Umubano wanjye nawe ntabwo urimo Joseph. Umubano wanjye nawe ntabwo urimo mama umbyara. Umubano wanjye nawe ntabwo urimo umuryango w'iwacu w'abakabyara. Umubano wanjye na Yesu ni uwanjye nawe. Niyo mpamvu Yobu umugore yamubwiye ngo ihakana iyo Mana n'ubundi nta kimaze, niturangiza nidushaka dupfe. Yobu ashishimura imyambaro ye, avugira imbere y'umugore aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo. Uwiteka niwe wabimpaye, none ashimwe kabyishubije. Imana yanjye nta rubanza ifite. Bibiliya iravuga ngo Yobu mu bintu byose byamubayeho ntabwo yigeze akora icyaha cyo kwitotombera Imana. Ngendo y'ibintu mundeke mumbabarire. Mubana w'umuntu n'Imana nzi icyo bivuze. Aho umwe bamwinjiza muri moroge bakamutwara Rusororo, undi agasigara mu nzu, yayirangiza akayizanamo umugabo muto cyangwa umugore muto. Wowe utakiriho, ubwo uba wagiye he mbese? Wagiye kwa Yesu, arashaka ngo akwiharire. Ndasoza nkubwira ngo niba ari kaberuka mwima amatwi. Ariko disi abanyarwanda mugira urukundo rudasanzwe. Ubu rero mwarakaye ngo navuze ngo ntimukumvikane n'abasheri banyu. Ntabwo ari byo navuze. Navuze umubano wawe wihariye n'Imana. Ayiwe, ayiwe, ayiwe. Umubano Dawidi yari afitanye n'Imana wihariye. Uyu mubano njyewe nibirimba n'ejo nzawusubiramo. Hari ibindi byanditswe bine, amasaha aradufasha sindi bubisome. Umubano wawe wihariye n'Imana. Nyeganyeza kukwegereye umubwira uti uzaba uri umunyamahirwe. Yesu nagaruka ukazamukana n'umugabo wawe, ukazamukana n'umugore wawe, ukazamukana n'abana bawe, uzaba uri umunyamugisha. Ariko rero mubwira utariko rero, iyo hajemo ariko rero mubwira utariko rero, abafitanye amadeni mwihangane, mufite ikihe kibazo hano hagati. Umuntu ugufitiye ideni uzongeraho uvuga uti runaka mfitiye ideni, twe turaryishyura. Ko mutarebana neza, murebana akana ko mu jisho. Akoze ko abantu kurebana ari ikibazo. Haleluya. Mubwira uti ndeba muturanyi wanjye, uti twiyinjirire mu mwaka mushyashya turebana neza. Haleluya. Mubwira utariko rero, hari igihe impanuka yabaho ukisanga imbere ya Yesu, ntabwo azakubaza abo wasize inyuma, azakubaza umubano mwagiranye. Ngaho mukubitira amashyi umushimire. Haguruka ku maguru yawe mu izina rya Yesu.
haguruka ku maguru yawe mu izina rya Yesu. Shaka ahantu wiherera n'Imana yawe, shaka ahantu wiherera n'Imana yawe. Bangahe mwanyemereye ko mugiye kugirana na Yesu isezerano rishya? Bangahe wanyemereye ko ugiye kugirana na Yesu isezerano rishya? Shana ugirana nawe isezerano rishya, uzaba umutwe ntabwo uzaba umurizo, uzaba uwo hejuru ntabwo uzaba uwo hasi. Zamura ibiganza byawe ahura aho ngaho, shaka ahantu wiherera, pfukamira Imana yawe. Twese tugiye gupfukama, twese tugiye gupfukamira Imana. Ndapfukama nyuma uko mbona buri muntu wese yapfukamye. Pfukama aho uri, hatari ukubyiga, aho utabyigana n'undi. Uru rusengero ni runini, shaka umwanya wisanzuye. Gira umuhigo uhigira Imana, gira umuhigo uhigira Imana, gira umuhigo uhigira Imana. Ndagira ngo uterure amagambo, banza ushimira Imana, banza ushimira Imana, yishimira uburinzi. Mbega amezi 12 yose Yesu, ubu nanjye navuga iki? Ubu navuga iki Mwami Yesu? Ubu nakubwira iki Mwami Yesu? Nakubwira iki Mwami? Amezi 12 yose ararangiye. Ndagushima minsi 365 wabanye nanjye, wabanye n'iri torero, wabanye n'abagabo bari muri torero, wabanye n'abagore bashakanye, wabanye n'urubyiruko ruraha. Shimira Yesu, shimira Yesu, shimira Yesu, shimira umwami w'abami, mushimira uburinzi bukomeye. Ntabwo uhumekera mu byuma, ntabwo ugendera ku mbago, ntabwo ushonje, ntabwo wambaye ubusa, uri muzima. Ubuzima ni igishoro, ubuzima ni igishoro, ubuzima ni igishoro. Uri umukandida w'ibyiza, uri umukandida w'ibyiza, uri umukandida w'ibyiza, uri umukandida w'ibyiza. Ubwo uhumeka bikemera, ubwo ukandagira bikemera, ubwo ugenda bikemera. Mushimire ibyo yakoze, mushimire ibyo yakoze, mushimire. Umwaka urarangiye, umwaka urarangiye, umwaka urarangiye. Yewe Yesu, ndagushima Jehova, ndagushima Jehova, ndagushima Jehova, ndagushima Uwiteka, ndagushima Uwiteka, ndagushima Uwiteka. Reka sekete, shima Imana, komeza ushima Imana, komeza ushima Imana, komeza ushimira Imana. Umwaka urarangiye. Mwami Yesu urakoze, urakoze. Ndagushimira kuko mwiteranira ibyo ushaka, umubano wihariye na buri muntu ni umukeneyeho. Ndagushima Jehova, kwebaza Mukama rekisa, kwebaza uruburingi Mukama, kwebaza urubukumye Yesu, kwebaza urukwagara konjagade. Ubade munange Yesu, ubanye nanjye Yesu, ubanye nanjye Mwami, ugendanye nanjye. Ndagushima, ndagushima, ndagushimira, ndagushimira. Warakoze Mwami, warahabaye aha, warahabaye inshuti zitaba, warahabaye ababyeyi bataba, warahabaye Mwami ma, warahabaye ndwaye, warahabaye ndi muzima, warahabaye nshonje, warahabaye nahaze, warahabaye Mwami, warahabaye, warahabaye kubw'itorero. Uturindiye aha hantu, umwaka urarangiye mu bihe bitoroshye. Warakoze Yesu, warakoze Mwami. Jambo ryawe rirambwira yuko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka ugose abantu bawe mu izina rya Yesu. Uratugose, utubambyeho amahema, uturindiye abana Mwami,
mu izina rya Yesu. Wakira amashimwe, wakira imitima igushima, wakira amashimwe yacu, wakira amashimwe y'ubu bwoko. Wumva ayo majwi agutakira, wumva ayo majwi agushimira, wumva ayo majwi akuririra, wumva ayo majwi ahiga umuhigo, wumva ayo majwi agambirira katika jina la Yesu. Reke seketererebo izina rya Yesu. Komeza ushime. Imana iragushakaho umubano wayo wihariye nawe uyu mwaka wa 2023. Turatangiye isegonda ya mbere, turatangiye iminota ya mbere mu mwaka. Ndagira ngo nkubwire ngo saa saba uraba uri mu mwaka mushasha. Saa saba iyi minota uri mu mwaka mushasha, uyu munota uri mu mwaka mushasha. Imana ishimwe. Ishimwe yabanye nawe, Imana ishimwe yakurinze urupfu, Imana ishimwe yakurinze impanuka, Imana ishimwe yakurinze kuburara, Imana ishimwe yakurinze gusekwa, Imana ishimwe yakurinze ibibi, Imana ishimwe yakurinze kuba mu bantu batakiriho. Ahari izina ryawe ntiryakabaye ryibukwa, ahari iryanjye ntiryakabaye ryibukwa, ariko Yesu ashimwe. Mwami wanjye, Mana yanjye, natwe turagambirira, natwe turahiga umuhigo. Uzatubera Imana iteka, uzatubera umwami w'ibihe byose. Amavi yanjye nta yundi Mana izapfukamira, ururimi rwanjye nta yundi rizaririmba. Kamwumve hano impundu.